Erega irareba ntiyerekwa, murimo muranyumva? Imana irareba yo ntabwo yerekwa. Abantu bajya berekwa ngo akantu gatoya barangiza bakigira ibihangange. Naraboho wenda ririmba ubwo nyine uko yambabari. Hariho abantu bavuga Imana uko bayumvishije, hari abantu bavuga Imana uko bayibwiye, hari n'abantu bavuga Imana uko bayumvanye abandi, ariko hari n'abantu bavuga Imana uko bayiyumviye ubwayo. Hari n'abantu bavuga Imana ari nta gushidikanya, hari n'abantu bavuga Imana uwihana yihane n'uwanga yange. Akazu yaze si ikintu, bemere bakonje cyangwa babire, naho akazu yaze ko ndaka. Imana yacu itugirire neza cyane, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro, kuko Imana yacu ari umukozi w'umuhanga. Haleluya! Ni ukuri Imana irareba. Hari abantu bavuga ngo Imana ngo ntabwo ivuga, ngo biriya bintu abarokore ngo bagira ngo barabeshya. Erega irareba ntiyerekwa, murimo muranyumva? Imana irareba yo ntabwo yerekwa. Abantu bajya berekwa ngo akantu gatoya barangiza bakigira ibihangange. Noneho agahita ahindura ingendo ati nabaye icyamamare, igitangaza, ni njyewe usigaye werekwa bigasohora, ni njyewe usigaye uhanura. Nuko nguko ab'isi bamera, kandi yeretswe akantu gatoya cyane. Bibiliya iravuga ngo bahishurirwa ngo gato, ngo kuko ngo byinshi ari ubwiru bw'iki bw'Imana. Yohana hariya mu byahishuriwe Yohana hari ku kirwa cy'Ipatimo yaravuze ngo nuko ngo mbona marayika w'Imana. Haleluya! Ngo mbona inyenyeri indwi. Haleluya! Ngo n'amatabaza angahe yemwe? Arindwi. N'ibicaniro bingahe? Ngo wandikire marayika w'itorero. Haleluya! Umubwire uti uwihana yihane n'uwanga yange. Akazu yaze si ikintu, bemere bakonje cyangwa babire, naho akazu yaze ko ndakaruka. Mani tugirire neza cyane. Ubu se Yohana ntabwo yabyeretswe? Haleluya! Hariho abantu bavuga Imana uko bayumvishije, hari abantu bavuga Imana uko bayibwiye, hari n'abantu bavuga Imana uko bayumvanye abandi, ariko hari n'abantu bavuga Imana uko bayiyumviye ubwayo. Hari n'abantu bavuga Imana ari nta gushidikanya, hari n'abantu bavuga Imana bavuga ati mu mubabaro narakubonye Mana, cyagihe mu byishimo narakubonye Yesu, cyagihe mu ngorane narakubonye Mwami. Nawe arababwiye ataka telefone pasiteri yarampamagaye ambwira ibintu, amaze kubimbwira numva umutima wanjye uraruhutse. Haleluya! Numva umutima wanjye uraruhutse, ibyari intimba biramanutse, ibyari imisozi biradohotse, ibyari agahinda numva bibayemo ibyishimo, numva bamemukiye n'uyu mwanya duhuye ntacyo nabatwara. Naraboho wenda ririmba ubwo nyine uko yambabariye. Inzandiko zari nyinshi, yemwe mu ndebe muri kurangara nicyo kibazo. Bamwe ndabona bibereye mu bikapu, abandi bibereye mu matelefone, abandi sinzi ibyo barimo. Munyiteho mu ndebe. Inyandiko zari nyinshi zindega. Nawe uyu munsi wagushungura ntabwo yakuburamo inkumbi, uyu mwanya wagusuzuma ntabwo yabura itegeko rimwe ihita ikuzanira rikakugonga. Haleluya!
Mana turengere cyane. Nuko ngo tumaze kuvugana twavuganye iki? Twavuganye amagambo yotsa, amagambo atwika, amagambo yomora, amagambo abohora, amagambo ategeka, kubera ko buriya hari igihe Satani tumubwira kuna tukamubwira ati nyamara Satani ushatse waduhunga, tukamwinginga nyamara Satani ushatse watuvira mu byacu. Satani ntiyumva, kubera ko ibya Satani ni ukutubabaza, ibya Satani ni ukuturiza, ibya Satani ni ukudutwaza imitwaro y'agahinda gusa. Ariko umugabo witwa Yesu yabigezemo, haleluya, akoresha itegeko. Umugabo witwa Yesu yabigezemo akoresha itegeko, kuko na data wa twese niko yabigenje ari kurema. Yaravugaga ngo isanzure niribeho, ako kanya rikagira ute? Rikabaho. Yavuga ngo umucyo nubeho, ukagira ute? Ukabaho. Yavuga ngo umucyo nuboneke, ukaboneka. Arangije ngo abyita n'amazina. Aravuga ngo umucyo ni izuba, nuko umwijima ni iki? Ni ijoro. Nako umucyo ni amanywa. Mana itugirire neza cyane. Ndagira ngo muri uyu mwanya mwiza tugiye kumvira hamwe ijambo ry'Imana. Abatanzi ku mazina, nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza. Nezererwa Imana cyane, kandi nkunda abantu bose bakunda Imana, ariko bayivuga mu kuri, apana bavuga bayiryarya, apana bavuga babeshya. Haleluya. Ariko nabara bayivuga ibice, numva muri iyi minsi mfite umwanya wo kubakunda kugira ngo mbafashe gusobanukirwa kuyivuga neza uko yuzuye. Reka dusangire ijambo ry'Imana rero riboneka ahangaha mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 9. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa 40 n'uwa 41 tugeze 43. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 9. Turasoma duhereye ku murongo wa 40 tugeze 43. Haravuga ngo iki? Umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero azura Tabita. Petero azura nde? Tabita kabisa. Dusome mu izina rya Yesu. Petero abaheza bose, arapfukama, arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Abumbura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Minsi nyinshi Iyopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Imana itugirire neza cyane. Mana data wa twese turagushima, ijambo ryawe ni rizima rirasengeye, ariko dusengeye imitima igiye kuryumva kugira ngo uyihereze kwaguka ndetse no gusobanukirwa kurushaho, uyihereze kumenya no kurushaho gushikama ku mbaraga zawe ndetse no kukwiringira ibihe byose.
utuneshereze imbaraga z'umwijima, kandi imbaraga zatuma tutaryumva uko riri zineshwe. Mwuka wawe atuyobore kandi aduhezagire muri byose. Urakoze, amen, amen. Iyi nkuru ni inkuru y'umuntu witwa Tabita. Tabita uyu, iri zina risobanurwa Doroka, bivuga ngo yari umuntu w'imirimo myiza, niko Bibiliya yatubwiye. Uyu nguyu ngo yajyaga afata ibitambara byiwe, yarangiza agafata imfubyi, agafata abapfakazi, agafata abantu batishoboye, akababohera imipira, abandi akabadodera amakanzu meza, nuko akabahereza bakambara. Iyo ngiyo niyo yari imirimo ye. Nuko Bibiliya irambwiye ngo aza kumara igihe kinini arwaye. Icyo gihe kinini yamaze arwaye, ngo nuko arapfa. Haleluya, amen. Agira ute? Arapfa. Agira ute yemwe? Arapfa. Amaze gupfa, nuko za mfubyi zirarebana, ati yewe Zekiyeli we wari ubizi, ati none ko wabona wakudodeye ako gakoti yapfuye. Agahamagara undi, yewe wabona wakudodeye agakanzu yapfuye, dore kari agapira wambaye wandi wakaguhaye yapfuye. Yapfuye me kiwede afude byarangiye. Yapfuye. Bajyaho bararira bana we, yapfuye. Tabita wacu, Tabita twakundaga, wapfuye. Mbese wapfuye. Tuzongera kwambara ku masubari dute? Amakoti tuzongera tuyabone dute? Amakanzu watudoderaga, imipira watuboheraga, tuzongera tuyambare dute? Nuko bararira. Umuntu wagize ibyago rero ntabwo agira system ariramo. Arira gahoho, yapfuye. Undi nawe yapfuye. Buri wese arira muri systeme ze, bose bagira ute? Bararira. Bose bagira ute yewe? Bararira. Nuko ngo bamaze kurira, nani tugirire neza cyane. Nuko ngo bamaze kurira, hava mu mwara babwira ariko hoya, mureke tumwegere tureba hayi koko turebe ko yapfuye. Tumekinge shuwa ko yagize ute? Yapfuye. Atabari inkuru tukaba turi kwirizwa twacitse imigongo imiborogo, kandi wasanga yenda kiri muzima. Baba barahagiye, bahageze basanga umubyeyi yumye. Yewe Tabita, byuka mwa rwose, byuka. Reka da, basanga umuntu yumye. Yewe mureke nanjye nkomanga, byuka da, byuka. Oya da, byuka da, kanguka. Kumbi basanga umuntu yagize ute? Abandi atari komanza muri kumubyutsa nabi, mumunyeganyeze mukomere. Yewe byuka. Basanga umuntu yagiye. Haleluya. Nako batari ubu koko abantu b'ingirakamaro badushizeho, abantu bafite icyo batumariye, ubu baragiye. Nawe hari igihe ujya wibaza mu buzima bwawe, ubonye abantu bagufashaga kubona ka mituweli, Satani akaba aramukubise. Hari umuntu wapfuye mu buzima bwanjye ntazibagirwa. Umumama bamwitaga Mukamurisa Oleri, sinzamwibagirwa. Nagiraga ikibazo, kwari ugupfa kukimenya kwe gusa. Yagendanaga igikapu cyabaga mu inoti, mana yanjye sindabura n'undi mugore ugira nkacyo. Yajyaga yone muhungu wanjye Zekiyeli byagenze, ati mama rwose mfite ikibazo. Ati none se waguhanga 500 hari icyo yagufasha? Ati nkabona koze mu gikapu amaye agatafari kiza 5 500 akabara yamara. Warugiye gupfa akabara kize mu izina, warugiye kumwara akaba araniwe kumwara mu izina. Iyo ufite
Imana iyo ufite kwizera muri wowe, iyo ufite Kristo mugendana, uri musaza ajyamo imbaraga, iryo ni isezerano, aye buri munsi uri musaza ajyamo imbaraga, iryo ni isezerano. Nuko ngo baricara barangije bajya inama, baravuga ariko abigishwa baherereye he? Nuko nk'uko turi hano i Musanze, abandi ati nyamara abigishwa bari hariya hirya za Musanze. Muri kumva? Tubizi neza ko bafite icyumweru cy'amavuna, tubizi neza ko bazamutse umusozi ndabirambiwe, tubizi neza ko bari gusenga mu butayu, tubizi neza ko iyi minsi bari mu kibaya cya Tiberiya. Haleluya! Bagiye kuvuga Imana. Nuko ngo barangije bategura abantu babiri. Bategura abantu bangahe? Barababwira ati mugende mutubwirire Petero ko hano tumukeneye kandi bigize gute? Yihuta. Haleluya! Amen. Nuko Petero agira uteyemara, nuko baragenda. Bageze kuri Petero baramubwira ati nyaboneka, hariya baduhaye ubutumwa, baragukeneye kandi baragukeneye byihutirwa, byihutirwa. Nuko Petero araza. Haleluya! Petero araza arihuta, barahageze. Ngo barangije ngo bamujyana mu cyumba cyo hejuru, kumba basigaye baramwogeje, bamaze kumwoza nuko bamushyira hejuru muri etaje. Haleluya! Nuko Petero ahageze yakoze ikintu kimwe, abaheza bose. Niko ijambo ryambwiye, abaheza bose arabaheza. Amaze kubaheza arapfukama. Haleluya! Agira ute rero? Arangije apfukama yerekeye intumbi, niko Bibiliya yavuze. Arasenga arangije aravuga ati Tabita haguruka. Nuko ngo Tabita yubuye amaso abona Petero, arabimenya kuko nawe yari umwigisha. Amaze kubyuka ngo aricara. Amaze kwicara nuko ngo Petero aramuhaguruka. Amaze guhaguruka arongera ahamagara abere n'abapfakazi bose n'imfubyi. Nuko babahereza Tabita n'ikirere. Yo, haleluya, haleluya! Uyu munsi nazanye ijambo rivuga ngo mu mbaraga z'amasengesho n'imirimo bihindura ibintu ku buzima bwawe. Mu mbaraga z'amasengesho n'imirimo bigiye kongera bikuzamura umusozi w'amashimwe, umusozi w'ibisubizo, umusozi wo kunezererwa, umusozi wo kuramya Imana, umusozi wo gukingurirwa, umusozi wo kwakira mu izina rya Yesu. Amen, amen. Igitangaza gikomeye cyabayeho murakizi. Ngira ngo nsobanure ahangaha. Abantu benshi muri twe ntibagira ibanga, kandi Petero agiye gusenga yabaheje bose. Mwongere mwige guceceka mu kibazo cyanyu, kuko biriya Tabita bikora nta muntu yigeze abwira ko arimo abikora. Biriya mirimo myiza Tabita arimo ayikora yamenyaga n'abayikoreye, yamenyaga n'abambaye amakanzu yabahaye, yamenyaga n'abambaye imipira bambaye. Ahubwo bo ubwabo barabwiranaga ati yewe wari uzi ko aka gakoti nambaye ari runaka wakanguriye, none wari uzi ko nanjye iyi kanzu ari we wayimpaye, none se wari uzi ko uyu mupira nambaye ari we wawumpaye. Noneho basanga yarambitse abantu benshi cyane, kandi mu buryo bunyuranye ndetse bw'ibanga ryiwe. Mu rugamba uhagazemo wongera ugira ibanga mu nzira urimo gucamo. Abantu benshi wabikije amabanga yawe ntago ari abizerwa. Bamwe ni abapfumu, abandi ni abarozi, abandi ni abanyeshyari, abandi ni abanyenzangano, kandi rwose umuzi w'urupfu ni ishyari.
Imana itugirire neza cyane. Iri jambo dusomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9, ushaka kubisoma neza hera 36, wumviye inkuru neza uko yatangiye nuko yarangiye. Haleluya. Abantu batari bamenya Yesu baheze mu cyubahiro. Abantu batari bamenya Kristo baracyari mu byakera. Abantu batari bahishurirwa uwo mwami baracyari mu byashize. Abantu batazi neza imbaraga z'Imana barakibaza ku by'iminsi. Abantu batazi neza icyo Yesu abashakaho ntago bazi naho berekeza. Gusa Imana itugirire neza cyane. Mwene data we uri kunyumva, weho wari urimo kunkurikira, ese ni intambara wari ufite? Ni ikigaragaza wari uri guhangana nacyo? Ese ni urugamba wari urimo? Haleluya. Amen. Ibuka ko Yesu yakurengera. Tabita nta byiringiro byo kuzuka yari afite. We yari azi ko byarangiye, ariko imirimo y'abera irakora, imirimo y'abera iratabaza, imirimo y'abera iribukwa. Amakanzu yambitse abantu aravuga, ya mipira yababoheraga iribukwa. Baravuga hoya, twazongera tukabiboherwa nande, twazongera tukabikorerwa nande. Mwene data, weho uri hano, byibuze hari ikintu kimwe waba ukora uyu munsi cyatuma abantu bahindura imyumvire ku bwawe. Hari urugero rwiza watanze uyu munsi ku buryo abantu bashobora guhaguruka bakaguhindukirira. Hari umurimo mwiza waba warigeze ukora watuma abana bavuga ati koko runaka yidusiga, nawe miyere kutuvamo. Yajyaga turirimbisha tukishima, yajyaga tubyinisha bikatunezeza. Diakoneze runaka yajyaga ateka igikoma akaduhamagara tukakinywa tugashima Imana. Runaka yajyaga ateka umuceri akadushakira n'imboga z'ibyatsi, dore umushogoro muri iyi minsi urahari, tukarya tukanyurwa. Hoya si we wapfa, ntabwo byakunda, byibuze bakakuririra. Haleluya. Wari wahura n'ikibazo, byibuze abantu bakakuririra. Wari wahura n'ingorane, hakaboneka abantu bababara ku bwawe. Wari wahura n'urugamba, hakaboneka abantu bagira ikibazo kubera wowe, abo bantu urabafite. Haleluya. Abantu b'iki gihe babaye banyamwigendaho. Yewe buri wese abyimenyere Imana, buri wese abyimenyere kabisa. Nta mwana n'igiti, buri wese amenye ibye. Nanjye nzabyimenyera. Abantu babaye banyamwigendaho. Abakristo baranangaza by'ukuri kuba mwitorero. Nta uzi iyo ndirimbo ngo ayifasheho. Baza mwitorero bambaye uruhu rw'intama, ariko mu mitima yabo bameze nk'amasega agera gute yewe aryana. Uzi kwicarana n'umuntu mu rusengero, ujya mu mwuka nawe akajya mu wundi, bivuze ngo iki? Ariko mwasohoka bigashirira, kuko unegura niwe wa mbere. Runaka ntakagere ku meza uhishije, icyo gihe wabwirirwa cyangwa waburara afite inda n'akikoni kayo. Runaka agira amagambo, uriya ntagira ibigambo bitameshe, nta kigambo kijya kimfasha kimuvamo. Yewe sinagendana nawe, sinanamwimenyereza, yewe Imana itugirire neza. Abantu urukundo rwarashize, niyo mpamvu iyo mirimo itaboneka. Abantu bari kwirwanaho gusa, niyo mpamvu batari kubona imigisha y'ibiranga. Haleluya. Abantu ibibazo byabo kubibwira Imana, birirwa babibwira inzoga bicaye bari, birirwa babibwira abasinzi. Urareka nkubwire, Umunyarwanda niwe wavuze ngo inshuti yawe itarabonetse ku ntumbi ya sko ntikaboneke no ku ntumbi y'ihene. Uraza umuntu ukubwira ngo ni inshuti yawe ku munwa warira akarira, wataka agataka,
ariko wageraho imbaraga atewa mbabarire, yewe ntabwo nari mari, twari twagize natwe ibibazo, burya nari nagiye hara mu Ruhengeri, ntabwo uzi ko cya kibazo cya mubyara wanjye si ari nge bari bagishinje, none rwose naribu yabwiye ngo subirayo, umubyizi upfa ubusa, kandi yiriwe mu kazi ke, yiriwe yiryamiye, yiriwe acuruza niba ari umucuruzi, yiriwe ahinga. Nuko Imana itugirire neza cyane. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo wewe ushaka ingororano, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ni ikihe wakoze, ni ikihe waretse? Ni ibintu bibiri. Hari ikintu waretse kuba gukurikira Kristo, hari n'ikintu wakoze kuba kumukurikira. Ibyo bizarebaho maze guhereza iki? Umugisha. Ubu se tabitu dukanzu yatangaga ntitwatumye azuka, wewe utangitse. Bageri wawe uhishije ugahita usunikira agasafuriya hirya munsi y'uburiri, ati nimbabura muzimye vuba mumenemo amazi, turongera tuyatse nagenda. Ubu se wahisha n'impumuro y'ibyahiyera? buri nzu irimo akaryo gahiye n'inzu ari nta kintu kirimo waziyoberwa. Wumva ko kuka kari kuzamuka gatama buhoro. Mureke mbasetse rero mwa bantu. Umunsi umwe nari ndi gusenga maze iminsi 3. Muri kunyumva? Umunsi umwe nari ndi gusenga maze iminsi ngahe 3. Ariko iyo minsi nyimara nge wari nta kintu cyo kurya nari mfite. Iyo minsi nyimara nta n'ijana nari mfite ngo nagura agafu k'igikoma ka 50, yenda n'agasukari ka 50, nkapfa kudibanganya mutuzi nkapfa gusoma. Ubwo bushobozi bwari ntabwo. Noneho Imana irambwira ngo ninjye ngo gusengera umukuru w'itorero. Muri kumva yemwe? Uwo muntu twarasenganaga kandi yari afite n'ikibazo gikomeye, Imana yari imyeretse ngo njye kumusengera. Kandi icyo gihe yari mu masaha ndangije neza gusenga, saa 9 zari zigeze mu kadomo, maze gusenga nshimye Imana ko yabanye nanjye mu masengesho, ayo masengesho akabarangiye amahoro. Nuko saa 9 ziranga Imana irambwira ati rero genda kwa runaka, ni umukuru w'itorero, madamu yari umudiakoneze, ubasengere unababwire ko iki kibazo cyawo nkirangije. Haleluya. Nuko ndagenda mpageze nsanga bakerewe kurya sha, nsanga bakerewe kurya. Ariko bari batetse inyama, baguze n'umutwe w'ihene. Muri kumva? Batetse n'ubugari, noneho bambonye bashyira munsi y'ameza. Noneho ntibamenya ko nabibonye nanjye. Naricaraga nkumva impumuro iri guhumura, nkareba hirya nkareba hino, nkareba ko umukozi arazana amazi ngo dukarabye turye ko ibyo bintu biri guhumura bikanga. Burya Imana rero irareba. Nuko ndeba munsi y'ameza, mbona isahani cyuzuye ubugari kiri aho ngaho bukiri gucumba umuriro. Mbona n'igisuperi kiri aho ngaho, noneho cyo bari bagipfundikira ariko ntibagipfundikira neza, akuka rero kari kugenda kazamuka. Noneho abantu rero turasenga, ndababwira mwa bantu mwe rero ngewe Imana ibantumyeho, nabati gutumye kuri twe ngo iki? Imana irambwiye mbabwira ibyintumyeho. Nuko bararira sha, ati Imana ishimwe rwose, Imana ishimwe ko itwibutse, Imana ishimwe ko itugiriye imbabazi, nuko ikabitwibutse. Nuko mbona maze kubabwira ubutumwa, ntekereza ko bari buze gufata byibuze bwa bugari ndukarabe turye bya biryo, mbona banza. Ndavuga rero basireka nisezerere nitahire, nta kundi byamera. Muri kumva? Noneho ndasohoka, urumva mu nda nari naziritsemo umupira bitewe n'inzara. Muri kumva?
mu nda hari zeru, mu nda nta kintu cyarimo. Noneho ndasohoka ndababwira rero mureke dusenge dutandukane, ngewe ntahe, ndi kumva naniwe ntahe. Turasenga turasenga turasenga. Noneho tumaze gusengera gutandukana, nuko ndasohoka ariko natekereza kuri bwa bugari nsize munsi ya menati. Koko Mana, ko ntacyo kidasize mu rugo ndi burye, ko nta kintu mpafite ndarya. Koko Mana, aba bantu bananyimye kuba ubugari koko. Nuko ndagiye. Noneho nari naye nka metero nk'icumi nsohotse ku muryango wabo, ndavuga hoya. Nuko ndaza ndagaruka, atariko nanone mwiriwe, ati yego, atariko buriya mwabonye inzoka ifite umutwe nawe ari musosora yo mushyira ku meza. Nuko mubona Imana yakoze ibitangaza, itanga isosi ingana gutya. Atahubwo muzana amazi dukarabe tubirye rwose, reka tubisengere mitanansenga. Nuko nabo baraza bararya, ariko n'isoni nyinshi. Maze guhaga ndababwira mwakoze, Imana ibahe umugisha. Nuko ndigende. Yesu wacu nashimwe cyane. Nyabona nimuzajye mwimana ku biryo. Bariya bantu byarabatunguye cyane, bakozwe n'isoni, kimwaro cyarabakubise, babura ahantu bakwirwa, batazi ko ibyo bintu nagize ute nabibonye. Nshonje we, umuntu yima umuntu ibiryo ararya mu masaha 3 akajya hari hepfo kuri wese. Nari nshonje, mwihangane nimudahaga, hano ni iwanyu mwongere muteke ubundi bugari. Nakataga igitore, turi kumvikana, nkuzuza mu kiganza, nakozagamo 3, nakasa nk'ibitore bingahe, numva mu nda haje imbeho. Urumva igisuperi cyari cyuzuye inyama, ntago haje amasahani ngo buri wese amanza kure mwize. Twaririye hamwe nyine, kuko ninjye wari ubibagaburiye. Bari banze kungaburira, ninjye wari ubagaburiye. Nuko turarya. Mani tugirire neza cyane. Byabasigiye isomo, baje kwihana mu materaniro, banansaba n'imbabazi ngo rwose ngo twari twabuze ngo ukuntu tubiza. Niba umuntu ageze iwawe akaba nta n'icyo kurya ufite, fata n'igikombe ushyiremo amazi, yasengera uyamubwira ati inzu yanjye burya ni iki ngiki usanzemo, we usengera amazi uyamuha. Niba nta n'ikintu ufite watetse, fata na 300 cyangwa ujye no ku muturanyi umubwira ati nkopa n'akarindazi aho ngaho ka 200, dore ko nayo yahenze muri iyi minsi, umena agafanta cyangwa n'akaji, nakira umushyitsi ansabira umugisha yere gusohoka iwanjye amara amasa. Haleluya. Ntukazatuma umuntu agere ngo asohoke gutyo gusa. Naho waba ufite igishe kuzamuheho n'ingingo 2, ariko yere gusohoka amara amasa. Tabitajya kwibukwa si ikindi yari yakoze, ni umurimo mwiza yari yakoze. Yesu nashimwe cyane. Kuri iyo foto ari nkayo wahisha ubugari n'inyama, umushyitsi kubera inzara. Eregera ni inzara, buriya nanjye yomba nzi ko mu rugo hari akantu ndasangayo, mba narumumirije nkagenda nkajya kurya iby'iwanjye. None nta kintu na kimwe nari mfite, kandi Imana yari impaye ubutumwa ngo mujyaneyo banangaburire. Muri kumva? Banagira ute? Banangaburire. Urabona umuntu akuzaniye ubutumwa, warangiza ukananirwa no kumuha n'isahani y'umunsi umwe. Abantu ni ibisambo. Imana ibabarire rwose abantu bakira ubutumwa, ntibakire n'intumwa zabuzanye. Imana igire gute? Abantu binaha mu Kinigi bo ati none se ubibirayi by'amaganda yabirya, ibishyimbo bidafite amavuta, uriya munyamugi yashira ku sahani bimunanire yabibonye. Muri kumva? Naho yaba ari ibijumba muhereza uko nk'uko biri.
aguseka cyangwa agushime, weho wakiranutse ako ni akazi kawe gusa. Imana itugirire neza cyane. Hari abantu nagiye mbona Imana yagiye ihereza umugisha mu buryo bunyuranye. Tubonye urugero rwiza rwa Sabiti utarigeze atinyisha intege nkeya ze, udukanzu agapfa kudoda akambika abantu, udupira agapfa kubohera abantu akabaho. Haleluya. Ndashaka kuvuga ngo nawe ukuri kose uri umunyembaraga. Ndashaka kubwira ijambo rivuga ngo nawe uko uhagaze kose urashyitse, urakwiriye. Hari umumaro nawe wakora, hari imbaraga nawe wakora, hari icyuho wasiba, hari abantu wazahura, hari abantu warengera, hari abantu wafasha. Ibyo ngibyo bigakunda mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge Imana. Tutarasenga Imana ndagira ngo wibaze ibibazo bikurikira. Ati njyewe Ezekiyeli, hari umuntu waba warariye ku bwanjye? Wumvishije? Hari umuntu waba warariye ku bwanjye akabona icyo kurya? Hari umuntu waba wararonse icyo kunywa ku bwanjye byibuze agashira inyota? Haleluya. Hari umubyeyi umwe twarahuye arambwira ati mukozi w'Imana, ntabwo inka yanjye utanywa ku mata yayo, ndagukamira unywe ku mata, numara guhembuka unsabira umugisha inka yanjye. Dore Imana yikorera ibitangaza umunsi ku munsi. Dore yarabyaye, dore n'indi yongeye kubyara. Nashinja Imana iki? Haleluya. Iyo nkigira amata rero mwa bantu mwaryoha, mwa bantu mwe. Mbese umubyeyi ntago yahaha umwana. Ko munsetse? Ayo matara, iyo nkigira amata aryoha cyane. Mbega nawe utekereza aho umubyeyi ataha umwana? Murumva ayo mata ataryoshye cyane. Arambwira ndagukamira mwa rwose, ndagukamira. Soma ushire iki? Inyota. Haleluya. Rero nawe namubonyeho urundi rugero. Ndabyibuka ejo narindiriya mu karere ka Burera aho biti Butaro. Twari mu bukwe, icyo gihe barangije bampereza ijambo, baravuga turi kumwe na pastori ntabwo twatahiraho. Nuko ndangije mvuga ijambo. Haleluya. Nafashe iminota yari mingahe gusa? Nka 40. Iminota nka 40 nahagurutse abantu bose bihannye. Abasinzi bihannye, abasambanyi bihannye. Haleluya. Buri wese yicira urubanza mu mutima we, yumva hari isayi, yumva hari ishyaka, yumva hari ubumwe akwiriye kwegerana n'Imana, yumva ko hari imbaraga zo kubohoka zimugezeho. Mu bitangaza byahabaye, umwe yaravuze ati njyewe ndagutegera ugera i Musanze. Kandi koko niko byagenze. Naragiye ngeze ku modoka, ati harya mukozi w'Imana witwa nde? Ahita ajya hara mu biro by'imodoka, arababwira mu nkatira itike, avuga amazina yanjye mu cyimbo cye, itike barayikata, arayizana ati ngaho mukorereho umugisha mukozi w'Imana, iyi tike yanyu yigendereho. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ko mu buzima umuntu agira abantu benshi ariko habaho n'abana. Iri jambo muri kuryumva? Mu buzima umuntu agira abantu benshi ariko habaho n'iki? N'abana. Abana murabazi? Abana murabazi? Abana ntabwo baba kure y'umubyeyi. Abana ntabwo baba kure y'ibitekerezo bye. Abana ntabwo baba kure y'imishinga ye. Abana bahora bashaka kumva icyo umubyeyi wabo ashaka kugira gute kuvugana nabo. Muri kunyumva neza? Haleluya. Nuko Imana inyereka ko hariya i Butaro nahabonye abana barenga nka 5 ariko akabonekamo n'umubayoboye. Kuko umwana wibwiriza akavuga ati umukozi w'Imana ngomba kumutegera, ku mufuka wanjye ngomba kumutegera,
agende agere mu rugo amahoro, agende yicaye neza, agende agubwe neza. Abana nk'abo ngabo ntabwo bapfa kuboneka. Hari igihe ubona mama yakenyeye, yakarabye, yisize, aturiya ni umukire, uriya ntabwo namuhaye no 200, kandi sha wasanga ari ayo mavuta gusa, nayo yanayasabye mu baturanyi ngo atagera hagati mu bandi yacubitse amavuta. Ati nyaboneka nta n'agakotoro k'ijana mfite, mankozemo agatoki ku yawe ndebe ko uyu mwera wagira gute wagabanyuka. Haleluya. Iyo umuntu afite abana bameze gutya ntabwo arara inzara, muri kumva. Iyo umuntu afite abana bameze gutyo ntabwo abura kumenya amakuru, kuko buri mwana araza, dadi wari ubizi byagenze gutya na gutya, nanaronse burya mfite 5, reka nkusamuzeho 1000. Wanyumvishije? Mami reka nguhereze yino 20 ugenda ugura igitenge, cyangwa nakibonye ari cyiza ndavuga reka nikuzanire, nawe ukizirike hehe, nawe ukizirike ku mubiri, nukugubwe neza. Haleluya. Ariko papa nabonye iriya nkweto yakubera, reba nawe niba wayikunda. Iyo umuntu afite abana ntabwo arwara rembe, baramwegera bakamuhumuriza. Nari mbonye imbuto, fata n'iki 1000 wakigura akantu. Nabonye uyu mugati ndawukunda. Haleluya. Najyaga ndorongotana mu by'isino, mu ngeso mbi, ntugarutse noneho sinzongera kuzimira. Singize Yesu wanyoye, arigisha iby'inzira ye, bose benshi benezerwe. Singize Yesu wanyoye. Nawe Imana iguhereza abana mu ruhande rwawe, Imana iguhereza abana bakwitaho, Imana iguhereza abana bagutekerezaho, Imana iguhereza abana babura amahoro ku bwawe, Imana iguhereza abana bamenye uko utambuka. Iyo itorero rifite abana ntabwo abashyitsi baboneka batahe batariye. Ni ukuri itorero rifite abana baravuga hoya, ni ikiro cy'ibirayi mu gitogose ariko agenda akoze ku munwa, ni ikiro cy'imboga bagitogose agende ako kijima kavuye mu gifu. Haleluya. Hoya yenda se naka karobo k'isambaza mugashakira agatsima. Iyo itorero rifite abana ntabwo umushyitsi yagwa muri urwo rugo. Ni ukuri mureke dusenga Imana. Ese hari abifuza kuba abana? Hari abantu bifuza kuba nka Tabita, hari abantu bifuza kuba abana mu rusengero, hari abantu bifuza kuba abana mu murimo w'Imana, hari abantu bifuza kuba abana mu ruhando rw'abakozi b'Imana. Muri mwe harimo ababyifuza. Niba hari ababyifuza birashoboka kubyifuza, ariko nta bushobozi. Mu by'ukuri hari icyo ufite utabura gutanga, ariko nta kintu ufite. Hari n'ugifite ewana nta n'inyinya. Haleluya. Ni ku murongo. Yesu wacu nashimwe cyane. Hari uhari se wifuza kuba umwana? Hari umva bikeneye? Imana iguhe umugisha. Konsili ati nge singomba kuba uwa mbere, ndabishaka kuba umwana. Mama Grace ati nanjye nyamara uyu muhamagaro waba uwanjye. Yo Imana bampera umugisha. Yesu aguha umugisha. Yesu aguha umugisha nawe. Yesu aguha umugisha. Ariko hari n'abasanzwe ari abana. Hari n'abasanzwe ari abana. Ni ukuri. Imana bampera umugisha. Mureke dusenga Imana.
mureke dusenge Imana itwagurira imbago nk'uko yaguriye nde Yabesi. Buriya Yabesi amaze kwagurirwa imbago, ijambo ryarabwiye ngo ufite ngo udafite azakwa na duka yari ari kuririraho, ariko ngo ufite ngo azongererwa. Haleluya. Imana ikongerere mu ruhande rwawe. Imana iguhe umugisha w'amajya n'amanga. Imana iguhereze ibyo kurya usagurire n'abandi. Imana iguhe amafaranga menshi maze usagurire n'abandi. Imana igukungahaze kugira ngo mu bukungu bwawe ujye ubona n'ibyo uhereza abandi. Imana ikwishimire. Imana iguhereza amahoro. Imana iguhereza umugisha. Imana, haleluya, igushingira ibuye. Imana iguhereza urufatiro. Imana ikubera igisubizo. Reka dusenga Imana. Urakoze Mana, urakoze ko wera. Muri iri jambo umusozi w'amasengesho, Data, turasenze kandi tubonye impinduka. Nukuri kugira neza no gukora kwawe kurahambaye. Uwiteka uri Imana ivuga kandi ugakora. Zopede sesa vevara kebodere style. N'izina ryawe Yesu, n'izina ryawe Yesu, n'izina ryawe Yesu, n'izina ryawe Yesu. Ururuka, haleluya. Reba imitima y'abantu ihagurutse ishaka gukungahazwa nawe, ishaka kubona imbaraga mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Uwiteka we ubaha umugisha, mu byo bakora ubaha umugisha, mu byo bacuruza ubaha umugisha, mu ntekerezo zabo ubaha umugisha, muri byose babona umugisha bahawe nawe. Mana we, cyubahiro ni cyawe Data, cyubahiro ni cyawe Yesu. Uhumanura intoki zabo zari zahumanye, bamwe ndimo ndabibona. Tonke bone de stribe, nukuri abantu bahereza umugisha kuko mbona imibiri yawe yari imaze guhindana. Yezwe nawe kubw'imbabazi n'imbaraga zawe Yesu, urakoze. Amen, amen. Nani baha umugisha abantu bumvisha ijambo ry'Imana kandi bakagira n'impinduka muri ryo. Imana ibahereza iki? Umugisha. Ndashaka gusengera abarwayi n'abarwajije uko Yesu ukiza ari hagati muri twe. Birashoboka ko umaze iminsi utameze neza, birashoboka ko ufite umuvandimwe atameze neza. Ndagira ngo dusengere abarwayi. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zagukeza ababembe, zigateza umutima. Yanyishyuriye yagenda yose, yambabariye. Haleluya, atobanderanye. Shimwa nyaguhora ku butwari. Ntacyo twishyuzwa ngo imibiri yacu ihore mu burwayi, ntacyo utatwishyuriye Mana ngo duhore tubabazwa. Niyo mpamvu nsengeye abarwayi. Zompere de sode staibe peshi katika jina la Yesu Kristo. Zone traibe zabide selabide tankide gode staide. Ndasengera abarwayi mu izina ryawe, ndabohoza imbaraga z'uburwayi mu izina ryawe, mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ngo tuzaramburaho ibiganza tukavuga ko Yesu akiza, tukavuga ko Yesu abohora, ngo amagambo tuzabatura hazaba nk'inkota ityaye. Niyo mpamvu mbohoye aba bantu bose mu bubata bw'ibyaha. Ari abo turi kumwe aha ngaha muri iyi sare, ari abari kunyumva bari kure hirya no hino. Ndasengeye abarwayi ngo wakirire isengesho, aryakirane gukira mu izina rya Yesu. Nawe aturira ijambo ngo ndatura gutinyuka mu izina rya Yesu, ndatura gukira mu izina rya Yesu, ndatura gukira mu izina rya Yesu. Uhereye none n'ibihe byose Yesu urakoze. Amen, amen.